Uyu ni Davis kuri mikoro za Sun TV Rwanda online. Bakunzi banjye, ndagushishikariza gukora subscribe wowe utarayikora. Mbonereho n'umwanya wo gushimira wowe wayikoze kuko ibintu dushyizeho byose bikugeraho ku gihe. Banywanyi banjye, reka dukurikirane aba bahanzi batubwiye ko bari hano kuko amasaro twabagezeho. Baratangira batwibwira, aratangira twibwira mu izina ry'ubuhanzi. Bimeze gute umusaza? Sawa. Umeze neza? Nari. Nagira ngo utangire wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda, urababwira amazina yawe nyakuri n'amazina y'ubuhanzi. Amazina yanjye nyakuri banyita Abakurama Samuel. Amazina y'ubuhanzi Thompson Reggie. Thompson. Tugusanze hano ahangaha ntago nzi ngo waje kuhakora iki, ariko numvise ngo muhafi muri gukora shoot. Thompson, umaze igihe kingana iki mu buhanzi? Maze igihe kingana n'imyaka 6. Umukobwa bimeze gute? Nawe tugusanze hano, nawe uri umuhanzi, ndakeka ntago ari ubwa mbere duhuye. Yego ndi umuhanzi nanjye. Nawe uri umuhanzi. Duherukana urimo muri gukora shoot ya mwari mwahuye ari korabo y'abahanzi. Uyu nguyu mwahuye gute? Musanzwe muri inshuti, musanzwe muziranye, twagira ngo tubwire. Uyu nguyu rero twahuye hashize iminsi tumenyanye. Gusa ko yansabye nyine ko twakorana clip. Ariko nyine ubwo kuba twakorana clip ubwo haba harimo kantu. Bivuze ngo iyi ndirimbo ntabwo muyifatanyije, wowe waje kumufasha muri clip. Yego. Thompson, umukobwa tubwiye ko yaje kugufasha muri clip. Hano kuko amasaro nabonye ari ahantu heza, nubwo naje nzi ko ari icyaro, ariko se nta bandi bakobwa bahari washyira muri clip? Muko ari we nashimye. Okay, uyu mukobwa niwe washimye. Muko amasaro hose niwe washimye. Yego. Umukobwa nawe utuye kuko amasaro? Oya. Ntabwo utuye kuko amasaro. Kugira ngo uve aho utuye ugera ahangaha bigusaba nk'igihe kingana iki? Binsaba ndi n'amaguru se cyangwa ndi icyo byagusaba icyo ari cyo cyose, niba ari indege, niba ari icyo byagusaba ibyo ari cyo cyose. Isaha yose. Isaha yose. Thompson, wari utubwiye ngo umaze igihe kingana iki mu buhanzi? Imyaka 6. Imyaka 6. Imyaka 6 ufite indirimbo zingahe? Indirimbo 80. Indirimbo 80. Umaze gukora video y'indirimbo zingahe? Indirimbo imwe gusa. Video umaze gukora n'indirimbo imwe. Thompson, abantu benshi bajya mu bintu by'ubuhanzi baba bari guteganyamo akantu. Kugeza ubu ngubu hari akantu waba warabonye mu bijyanye n'ubuhanzi ngo uvuge ngo wenda nakoze video kubera ko nasohoye indirimbo 80, ese wagiye uzisohora gute? Twagira ngo udusangize ubuzima bwawe bwite bw'ukuntu wasohoye indirimbo. Abana ngewe natangiye nkora cyane, nkora ikiyedi bose bisanzwe nyine, nkagenda mbika amafaranga igageze igihe garaguye. Ubundi Thompson afite imyaka ingahe? Afite imyaka 16. Ufite imyaka 16? Ndakeka leta y'u Rwanda ntabwo yemerera umwana w'imyaka 16 kujya mu kiyede. Wabigenjeje ute kugira ngo ujye mu kiyede? Nta buyobozi bwaguhagaritse cyangwa se ababyeyi bawe? Twagira ngo tubwire. Abana urabona iyo uri gushaka ikintu urigora ukiva. Naragenda akora ababyeyi bakandeba nabi gusa, ariko nkabihorera kuko nari nzi icyo ndi gushaka. Thompson afite amashuri angahe? Afite amashuri 3 yisumbuye. 3 yisumbuye. Bivuze ngo uracyakomeje cyangwa warasubitse? Ndacyakomeje. Uracyakomeje. Ibi ngibi ni ibintu bitoroshye kubona umuntu w'umunyeshuri ageze ahagira indirimbo 80. Ubwo ntiwasanga Thompson ari wa muntu ujya ugira gutya agafata no ku myaka y'ababyeyi, bijya bibaho cyane, mbese ukaba warananiranye. Twagira ngo tubwire Thompson nyirizina abigenza ute kugira ngo ajya gukora indirimbo ye bwa mbere? Yabigenjeje ate? Nkuko nabikubwiye ngewe nakoraga ikiyedi, nkagenda ndunda mbika amafaranga ageze igihe aragwira, bitangira kuri kodi. Wagiye ukora ikiyede amafaranga aragwira, bivuze ngo ababyeyi nta kintu bagufashije? Ababyeyi bamfashije gakeya cyane. Ubifatanye ute kubasha guhanga indirimbo ukabasha kuzisohora, kuzishyira hanze? Ni ibintu biba bitoroshye uri no ku ishuri. Urabona muri iki gihe ni cya COVID-19,
urabona ntabwo turi ku ishuri, nibwo buryo nakoresheje mbasha gukora amafaranga ndayabona. Thompson, twagira ngo uturirimbire ku ndirimbo umaze gukora shuti aka kanya akantu gatoya. Jewe nawe nitwa Tana, miraba n'inkuba nabyo ntibyadutanya, nzahora ngukunda, unkunda nanjye biranyura. Jewe nawe nitwa Tana, miraba n'inkuba nabyo ntibyadutanya, nzahora ngukunda, unkunda nanjye biranyura. Bwira mama wawe. Thompson, iyi ndirimbo ubuvuga ngo wowe nawe ni mwata, iyi ndirimbo ishingiye ku mateka ya nyayo cyangwa ni kwa kundi abahanzi bicara akavuga reka nkore iki kintu muzahuze ibi bintu gutya bizabyara iki? Abana ngiye naricaye mbitekerezaho, ntabwo ari ibintu biri mu buzima busanzwe, naricaye mbitekerezaho ndayandika. Ntabwo ari ibintu biri mu buzima busanzwe, waricaye ubitekerezaho. Thompson ni umuhanzi, ni umunyeshuri. Abantu akenshi na kenshi bavuga ko abahanzi nyirizina ari abantu biyemera, mbese baba bitwara ukuntu. Ndagira ngo udusangize ku buzima bwawe mu kigo noneho uko uba umeze. Mu kigo ngewe mba nicaye nitonze, abantu benshi bazi ko ngewe mu bisanzwe najya nkunda ibintu by'urusaku cyangwa se gusaragurika. Bazi ko utajya ukunda ibintu byo gusaragurika. Noneho reka tugere ku kika cyitwa abakobwa. Abakobwa muri class wigamo ku kigo baba basariye umuntu w'umustar, byongeyeho umuhanzi. Ubu ngubu ukoze indirimbo, byongeyeho umaze gukora audio 80. Mbese uri kumva umeze ute? Abana ngiye ndi kumva aho ndi hari ikintu kisumbuyeho nubwo nari nagera ku rwego rushimishije. Thompson, ufite umushere? Ngiye ndamufite. Shere wawe yitwa nde niba atari ibanga? Shere wawe ni ibanga. Na ubese umukunda ari umweze cyangwa ni benshi? Umwe. Hasi ubwo ngubwo shere wawe abaye ari umwe watinya kumuvuga? Umuvuga? Ntabwo namuvuga. Ubu aka kanya tuvugana ushobora gusanga akurikiye Sun TV Rwanda online, wamuvuze nawe akiyo. Ntabwo wamuvuga. Thompson, uraturahiye ntiwavuga shere wawe kubera iki? Ntabwo namuvuga. Nacyo reka twigarukire mu buzima busanzwe. Thompson, nta shere wawe ntabwo ari ngombwa cyane, ahubwo reka igira hino nyegera dukomeze tuganire. Sibyo? Tugiye noneho kuganira ku kintu cyitwa umuntu w'umuhanzi hano mu Rwanda ufatiraho urugero wumva mbese nawe ushaka kuba nkawe. N'uwo ngiye bitewe n'uburyo numva indirimbo z'abahanzi. Abahanzi bose nta muhanzi nagaya kuko aba yarakoze ikintu kimushimishije kandi kimuvuye ku mutima. Ntabwo mvuze umuhanzi ugaya. Umuhanzi ibyo ari byo byose ufite umuhanzi ufana. Niba na bose ubafana ubwo uraza kutubwiramo nka batanu ufana. Niba bose ubafana ubwo sava. Ariko nakwaje umuhanzi nyirizina ufana. Umuhanzi nyirizina mfana ni Diamond. Ni Diamond. Diamond umukundira iki? Mukundira uburyo aririmbamo n'uburyo akeza. Ugize amahirwe yo guhura na Diamond wabigenza ute? Ngize amahirwe yo guhura na Diamond namusaba kugira ngo dukorane indirimbo. Wamusaba kugira ngo mukorane indirimbo? Bivuze ngo hano mu Rwanda ho nta muhanzi wifuza gukorana nawe indirimbo? Oya, barahari benshi cyane. Barahari benshi cyane. Thompson, mu Rwanda harimo amarebo menshi agiye atandukanye, harimo Kina Music, The Men, The Boss Papa n'ayandi menshi agiye atandukanye. Nihe rebo wumva wakoreramo, ugize amahirwe yo gukoreramo cyangwa se yo kurokiritwa wakoreramo? Muri Kina Music. Kina Music. Ni ikihe kintu gituma wumva ugize ishyaka ryo kuba wajya muri Kina Music? Urabona nka Knowless, Kina Music ndakeka ayikoreyemo igihe kinini cyane. Urabona bakora indirimbo neza zituje. Thompson, twagira ngo usezera abantu bakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya kandi ubasezere nyine nk'umuhanzi. Nge abantu badukurikiye icyo nabashishikariza nge ndabakunda, nibakore subscribe na share. Gira akaririmbo bakubitiraho kabasezera, akaririmbo wumva ukunda
kuruta izindi zose. Yizire byishimo byanjye mukundwa, ni wowe ubasha kunshimisha mukundwa, njye nkundi iyo unsekeye mbona uteye nk'inyambo mukundwa, ibinezaneza bihita byuzura mu mutima wanjye mukundwa, abifuza kudutandukanya uzaba kunkire kure, oya oya ndabizi ko utabitayeho nanjye simbitayeho. Tomusoni, wakoze cyane. Iyi kiganiro cyacu nakagaruka. Bakunzi mukurikiye Sun TV Rwanda,